nyine muri Nairobi muri Kenya. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Bushambe mu bukangurambaga kuri systeme imibereho. Nyiremariza wabyukiye mu gikorwa cyo gufasha mukobwa Jana ariko Stefano ntabimushyigikiyemo. Abitewe n'iki? N'urunana. Ese none uzindukiye mu buhe mukwabo Nyiramare? Ndeka. Abi myenda ndimo nshaka reba aho ishize. Ugiye kuzinduka umesa se muri uyu museso? Oya. N'utwenda tw'abana Bugingo yambaye ndimo nshaka. Twenda Bugingo yambaye? Gusa twenda Bugingo yambaye mu myaka ingahe ishize? Uradushaka ngo tugire ute? Ndimo ndayishaka ngo nyihere Nonsiyata. None si nyuma y'imyaka ingana itya uriya mukobwa we agiye kumukurikiza? Reka niyo ashaka guha mukobwa Jana da. Ngo arashaka kuyigira ate? Mukobwa Jana se muramuha imyenda y'iki? Yo kwambika abana. Ngewe nanga abantu bivanga bagenda bivanga mu bintu. Ubwo nk'ibyo bintu ugiyemo byo kumuha imyenda ntuzi impamvu yabyo, ntuzi n'iki, wasanga ari no kubeshya. Ahubwo niwe urimo kubyitera mutazi n'ibyo ari byo Stefa. Ni Yesu umubyeyi atahaye undi utwenda two kwambika abana igihe umwe nta bushobozi afite. Ngewe icyo nanga n'umuntu mbeshyira gusa. Ubwo uzajya kubona ubu n'ibihuha biraje nawe ubyakire utabanje no kubaza. Ibihuha bizaza bivuga iki se? Ibihuha se hari ikindi biba bigamije kitari ugusebya abantu no kubeshyira abandi. Ibyo bihuha se ninde ubikwiragije? Abanyamagambo bino ntubazi? Ni basuri na ntubyongeraho na Pascal umeze nk'umusazi. Sembeze njyewe sinjya menya iby'amateko y'abagore. Kandi umbwiye ko na Pascal ari mu bavuga ibyo bihuha. Nawe se ni umugore ra? Umugore umwe se ahubwo ko ari nk'ikipe yabo. Hanyuma se ibyo bihuha utavuga ukaba utanabivugwaho kuki biguteye ikibazo? Itangazo. Iri ni itangazo mbazanire turutse mu buyobozi bw'umudugudu wa Nyarurembo. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Nyarurembo burashimira abaturage bose ko bakomeje rwose kubahiriza gahunda za leta. Bo nibutsa kandi abagenda bigura inyege ko gukurikiza gahunda za leta rwose uko yaziduhaye ari ingenzi. Zimwe muri izo gahunda turi kwibutsa abaturage ni nko gutanga amakuru muri systeme imibereho. Systeme imibereho nk'uko twakomeje kubivuga mu nama zitandukanye, turabutsa ko ari uburyo bucya bwasimbuye ibyiciro by'ubudehe. Ariko nta muturage ugihabwa serivisi hashingiwe ku byiciro by'ubudehe, ahubwo ko serivisi zisigaye zitangwa hagendewe ku makuru ari muri systeme imibereho. Ushaka kureba niba urugo rwe rubaruye muri systeme imibereho ashobora gukanda akanyenyeri 195 urwego kuri telefone ye maze agakurikiza amabwiriza. Ukareba niba amakuru y'urugo rwawe ari muri systeme imibereho rwose. Iyi serivisi kandi ugusaba kuba ufite amafaranga nibura 10 muri telefone yawe. Ibyo bintu wamamaza ni ibiki Bushombe we? Cece kaho wirogo ya itangazo Pascal. Ni cya Pascal cyari kinjijishije rwose. Reka nikomeze itangazo ryanjye. Reka ndikomeze mbabwira ko iyi systeme imibereho nari maze kubabwira ikigamije ni ukumenya niba urugo rwawe rubaruye muri systeme imibereho. Ibyo kandi ushobora kubigeraho ukanze akanyenyeri 195 urwego kuri telefone yawe maze ugakurikiza amabwiriza. Iyo usanze urugo rwawe rutanditse muri systeme imibereho cyangwa ugasanga rwanditse ariko hari amakuru atagaragaramo cyangwa se agaragaramo ariko harimo amakosa, ushobora kwegera sedo w'akagari utuyemo akagufasha kuzuza no gukosora ayo makuru. Ni ingenzi rwose. Ngana ku musozo w'iri tangazo rero ndabamenyesha ko kudatanga amakuru y'urugo rwawe muri systeme imibereho cyangwa se ukayatanga nabi bishobora gutuma rwose ubura zimwe muri serivisi z'ingenzi, kubera ko ayo makuru y'urugo rwawe atagaragara muri systeme imibereho cyangwa se akaba agaragaramo amakosa. Ngaho mwirirweho kandi n'ubuyobozi bw'umudugudu wacu burabifuriza kugira umwaka mushya muhire, muzahawe muronke rwose, mwitabira kandi mukora ibyo ubuyobozi bwababwiye gukora. Mugira amahoro. Nizere ko noneho urangije ugiye kunsobanurira birushijeho Bushobo. Cyanda wowe
yambwira ni ukuri wiriwe ariko werewe ki yambwira wowe nubwo ubeshya ngo ni bizima ahubwo nturi muzima ushe mu ijambo koko nta soni kandi ndi gutanga itangazo oya nashakaga kugufatirana nyine ngo ugire ibyo nkubaza mu buryo burambuye utarancika ariko bagomba kwitonda nkabaza nkasoza ntabwo bishoboka rwose mana yaba yagiye hese kunene yagize uravugana nande Kareme ese burya nawe uraharonori nibwo nkeza mvuye mu isantere urumva nari narambitse amafaranga hano ku meza ariko nayashatse nayabuze pe nayafashe rwose dore mvuye no kuyahahisha Kareme mbuki ntubona se ko nguze amata y'umwana n'isukari yo kumushyira mu gikoma n'agasabune ko gukaraba koko ariko se mana yanjye kuko nagucumeho iki muri iyi minsi koko none usonori Karame uvuye kuyahahisha ari nde wabikubwiye koko nese ko yansigiye ku meza wagira ngo nyakoreshe iki kindi Kareme mbese wowe iyo ubonye amafaranga ni uguhita ujya gukuramo ibyo ushaka yego sinakugishije inama y'ibyo tuyaguramo ariko se nyine mu byo naguze n'iki wowe utari kugura Kareme umwana amaze igihe atanywa amata urabizi ko igikoma yacyanze kubera ko nta gasukari yewe n'agasabune dukaraba kare karashize urabizi none se ikintu ushinja ni igiki koko duke dusigaye rwose ndaza kutuguramo indagara cyangwa amagi nyine kuko umwana wacu arayakumbuye ibyo byose nta na kimwe wagombaga kugura Honori kuko ayo mafaranga rwose ntabwo yari ayo guhaha yari ayo gukora iki se niba atari ayo guhaha Kareme ayo mafaranga yari ayo gukoresha icyuma cya koperative urumva none ubu ngubu ndimo kwibaza icyo mbwira Nyiramariza na bagenzi be nkumva umutwe urandiye ariko rwose rero urambabarira Kareme ntabwo nari mbizi ngewe nabonye wayashyize ku meza kandi nzi nyine ko ariho dusanzwe dushyira amafaranga yo guhaha numva ko wayansigiye ngo nze kuyahahisha kuki se wahise wihutira kujya kugura ibyo ugura ko kutambajije Honori ahubwo se kuki iyo wazanye amafaranga ukayarambika aho ntumbwire uti aya mafaranga agenewe gukoresha icyuma ntuzayahahisha byari byo navuze rwose ibyo wavuze ngo byo kwihombya amahirwe na serivisi se ni ibiki bushobo navuze nti kudatanga amakuru y'urugo rwawe muri sisiteme imibereho cyangwa se ukayatanga nabi bishobora gutuma hari serivisi z'ingenzi ubura kubera ko amakuru y'urugo rwawe atagaragara muri sisiteme urumva cyangwa se akaba agaragara arimo amakosa umva hita unyandika nabyumvise iyo mibereho ni umuryango nterankunga ugiye kuza gukora ino uzajya ufasha abakene sibyo sisiteme imibereho ntabwo ari umuryango nterankunga rwose Pascal nk'uko nabivuze mu itangazo sisiteme imibereho ni uburyo bushya bw'ikoranabuhanga bwasimbuye ibyiciro by'ubudehe ariko rero bushombe nawe urimo urancanga bucanga se gute none se abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe twajyaga twikorera akazi muri VUP bizagenda bite ariko nanjye Viradi uracyari mu byiciro by'ubudehe kandi nkubwira ko sisiteme imibereho ari isigaye igena abahabwa serivisi zajyaga zitangwa hagendeye ku byiciro by'ubudehe ubwo si yo sisiteme bamenya itera sisiteme imibereho ishingira ku makuru y'imibereho y'ingo ariko bazajya batanga akantu ku biyandikishije gusa akantu k'iki nawe rwose babandikira ubusa nyine urabona nka kuriya ba Mukobwajana bafataga amafaranga y'inkunga y'ingoboka aha muri sisiteme imibereho naho bazajya baduha ingoboka ariko sinzi impamvu utari gusobanukirwa rwose Pascal kandi nabivuze kenshi ibi bintu rwose gutanga amakuru muri sisiteme imibereho bifasha leta gukora igenamigambi ndetse igafasha umuturage kugerwaho na serivisi zitandukanye ibyo gusa byonyine ako Pascal ubwo ibyo bintu urumva atari ingenzi koko yewe rero ubwo numvaga nyine ko ngize amahirwe ubwo Mukobwajana adahari ngiye kwiyandikisha mu ibanga noneho akajya afata ariya y'ingoboka nanjye ngafata y'imibereho igihe yanze nko kungurira agacupa nkakora ku y'imibereho nanjye nkatsirika ingwagase ako Pascal ibintu byose ntukabibarire mu mafaranga koko ariko nawe ntugasetse ubwo koko ukurikije ibintu byose nagusobanuriye urumva gutanga amakuru muri sisiteme imibereho ntacyo bimaze igikisi ubu mu byo wavuze byose ngiki wambwira gifatika cyatuma mfata inzira nkashogoshera no ku kagari ngo ngiye gutanga amakuru mu mibereho koko nyamara Pascal ndakumva ushatse wakwandikisha urugo rwawe n'abarugize
kuko bizagufasha kugerwaho na serivisi zitandukanye binafashe igihugu mu igenamigambi nawe kandi kugeze ku iterambere rirambye. aha ushombe we ntimbona umwanya nzapfa kubijyamo. umva ye umva muhagarare rwose ku murongo nta kavuyo nshaka di. ahubwo urashaka kenshi cyane. genda utonde umurongo nk'uko abandi bawutonze udateza umwuka mubi rwose ibyo ni mu bakiriya sori. yego gewe sori nanjye inyuma hariya gutonda hejuru y'icyuma cyaguzwe amafaranga yanjye ariko uzi ko musetsa. niko Karemi ndabumva ye ariko muravugana ibiki koko ataragara amasake hano inyuma. nayagaruye rwose. mbabareshya nabi umva banza batse icyuma mbere na mbere ibyo kungiriza ahangaha njye ntabwo mbirimo. njyewe nkahirirwa ndi n'imigabane muri koperative. mwese nimwumve ukuntu tugiye kubigenza. tugiye guhera ku bantu baje gushesha amamera tugakurikizaho abaje gushesha amakoma abashesha ubugari niba dutozerezaho murabyumva. ahubwo si icyuma ko cyatsa kigahita kizima. nanjye sinzi uko bigenze reka nongere natse ndebe yewe. cyore anga akira hita umheraho rero n'ubundi nanjye ndashisha amamera. wambabure rwose sori wambabure kuko ntunteze aba bantu sori. mbanza yewe nubwo uri muri ba mabuja ariko aba bakiriya rwose bo nta n'ibyo bazi urabyumva. nibabona rero ngusereye imbere baragira ngo rwose ni ikimenyane nkoresheje mbabarire rwose. ariko baramaze nsera yewe nigende ikimenyane se ni hehe kitaba ko no mu ijuru ushobora gusanga kiriyo ntabwo kizabayo. ariko ye ahubwo se uburasya dore rero niko icyuma cyaka amasegonda 30 kikaba kirazimye ubu kirasya. ese ndamenya byagenze bite cyaka kizimya byagenze bite ngo kagira imana. ngo ramenya cyagenze gute ariko ubundi ubu Karemi iki cyuma uragikoresha neza nk'uko twabivuganye cyangwa amafaranga yose uririra ntiwibuke ku icyuma nacyo gishaka. ndagikoresha pe no mu cyumweru gishize nari nazanye umutekinisiye wo kugikontorora neza no kukimerera amavuta rwose. none ko cyaka kizima rero habaye iki? kugiye kandi nagushakaga Pasika. nibizima Nyiramariza we umva hari ahantu ngiye tuzabona nejo ye. nyabuna hagarara tuvugane gato ndagushaka byihutirwa. ubushize wagiye tutavuganye kandi ushobora kuba wari ufite icyo ushaka kumbwira simbimenye. buhe harya ubwo ngubwo ko ntabyibukara. erega nciye hirya ahangaha sinzi unshomeje ku gacupa niyo mpamvu ubona mu mutwe biri kwivangavanga. nyine ubushize nyine igihe uza kumbwira ngo ufite indirimbo wahimbye ushaka kundirimbira hashira umwanya Stefano agahita aza ntubyibuka. ese uravuga igihe nari ngiye kugutura agahinda kanjye. ufite agahinda kise kandi Pasikari rwose kutambwira. umva Nyiramariza di ngo mfite agahinda ki kubona umuntu w'umugabo undi mugabo mugenzi we aza akamutwara umugore agahinda karenze ko nakaye kuko Nyiramariza. none se we hari uwagutwaye umugore wawe mukobwa jana ntimuri kumwe? turi kumwe hehe? nubwo atari ino se yagiye kwa muganga kubyara ariko ni umugore wawe. hanyuma yagiye kubyara abana bande nabanjye Pasikari yagiye kubyara. njye se nabimenya ahubwo nyine wowe mbwira yagiye kubyara abana bande. umva mukobwa jana aheruka kuba umugore wanjye mu mpera z'umwaka ushize nimba utarunabizi. ubu se niba atari uwawe ni uwandi? ni uw'umugabo wawe Stefano yewe urumva. ariko kuba wigira nyoni nyinshi nkaho utazi iby'umugabo wawe yankuriye kuko Nyiramariza. urabeshya Pasika ibyo se wabibwiwe ni iki? niba uzi ko nkubeshya se urambaza iki? mana yanjye si Stefano umugabo wawe ibyo yankoreye Imana izabe mwiture umuvuna muheta ndongorera umugore anamutera inda y'impanga sha. ariko se Pasika nanjye ubwanjye kuva twabana ntarigeze mutera inda y'impanga. Pasika turetse kumbwiye ko wagasomye ejo ngarutse wabisubiramo utanyweye ukabimbwira ukambimbwira neza koko. urunana nirwo rutugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba mbararikiye komeza gukurikira ibiganiro bitandukanye bya BBC Gahuza Miryango mwadusanga kuri Facebook na X BBC Gahuza ndetse no kuri website yacu bbcgahuza.com mukareba ndetse mukanasoma n'izindi nkuru zitandukanye. mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Davis. aya makuru yahagarariwe na Chansar Abimana.